Haleluya, mbanje gushima Imana cyane ko nanone tugiye kongera kumvana ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo twigane ijambo rivuga ngo ntitukivovote cyangwa ntitukitotombe. Mwibuke ibyo twize mu cyigisho cyashize ngo twicecekere, be still. Noneho ubwo tugiye kwiga bivuze ngo don't complain ourselves, ntitukivovote cyangwa ntitukitotombe. Rero turayoborwa nanone n'icyanditswe kiri mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 14, haravuga ngo mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka. Dukore byose tutitotombana tutagishanya impaka. Turebye mu social media cyangwa imbuga nkoranyambaga zibaho ku isi, nicyo kintu cya mbere kigira complaint, kigira amananiza n'amategeko menshi ku isi. Nicyo kintu kigusaba, niba ushaka kugikoresha banza ukore gutya, byanga bikunda ugomba kubanza kubikora kugira ngo ubone uburyo ukoresha iyo social media. Bigira amategeko menshi, ariko kugeza kuri iyi saha nicyo kintu cya mbere ku isi nanone kiri common, kiri rusange abantu bakoresha baganira one each other, baganira kurusha uko baganira face to face cyangwa imbona nkubone. Nubwo rwose gifite ayo mananiza, nicyo kintu cya mbere nanone abantu bakoresha. Rero ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo ntitukitotombe. Turi muri iyi si ifite amananiza menshi, turi mu isi ifite ibibazo byinshi, ariko Bibiliya igaruka itubwira ngo ntitukitotombe. Mwibuke ko twize ngo twizere Imana, twicecekere, byose tubiharire Imana, twe kwivovota, ahubwo tureke Imana igira icyo ikora mu buzima bwacu, twe kwirwanira ngo twivovote cyangwa twitotombe. Rero iyo umukristo utangiye kwivovota, uba wataye indangagaciro za gikristo, kuko ntuba wizeye ko Imana ishobora gukora, ntuba wizeye kuko Imana kuko nyembaraga gushobora kugira icyo gukora muri wowe. Twe kwivovota. Dusome Yakobo 5:9. Yakobo ibice 5 umurongo w'9 haravuga ngo ntimwitotombane bene data, ndacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Twe kwitotombana ngo tudacirwaho iteka, kuko umucamanza ahagaze ku rugi. Iyo ni Imana iratureberera. Twizere Imana, twizere ko ishobora gukora ibyo tutashobora, twizere ko aho intege nke zacu ziri ariho imbaraga z'Imana ziri, twizere ko Imana ifite ukuboko k'unyembaraga kurusha izacu cyane, twizere ko Imana iri ahantu hera kandi hakomeye kurusha aho turi. Twebwe turi mu isi y'ibibazo, iduteza ibibazo n'amaganya bya buri kanya, ariko reka twizere ko Imana ishobora gukora byose. Reka twimike Kristo, tumugire umwami wacu mu buzima bwacu, nibwo tuzahorana ibyishimo, nibwo tuzahora twishimye muri Kristo. Hanyuma twarangiza tugatuza, tukemerera Imana ikagira icyo ikora muri twebwe, hanyuma tukarekera kwivovota no kwitotomba bishingiye ku bibazo biri mu isi. Rero mureke twizere Imana, tuhereze ibyacu byose kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bw'ubusabane n'Imana, tutivovota ndetse tutitotomba. Ndakwifuriza kuyoborwa na Kristo. Kuyoborwa na Kristo bigusaba kuba waramwizeye. Kumwizera ni ukwatura ko ari umwami, kandi ko Imana yamuzuye ugakizwa, ukamugira ibanze mu buzima bwawe. Icyo ugiye gukora cyose ukagikora ushingiye kuri we, ukagikora ukiyobowe nawe, nguko kwizera Kristo. Ndakwifuriza rero gukomeza kubaho mu buzima bwa Kristo, gukomeza kubaho mu buzima bwo kwizera Imana uyobowe na Bibiliya. Amen.